2 trillion metric tons of isi dutuye imaze imyaka irenga miliyari ibayeho. Hari abayinyuzeho bagize uruhare rukomeye ku byo tubona uyu munsi. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Indwara z'ibyorezo zikomeza kwisukiranya uko bwije n'uko bukeye. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. Ibikorwa by'ubwiyahuzi no kudahuza kw'amadini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. غزاة 22 جدا 17 يوليو 17/5 2013. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikoranabuhanga rigezweho bikekwa ko aryo rizarangiza ikiremwa muntu. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. Hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuva isi yaremwa kugera uyu munsi, kenshi twumva inkuru zisa n'ibidashoboka kuba byabaho cyane mu isi ya none, ndetse bigatungura benshi mu babyumvisha, abasomyi n'abanyamateka, by'umwihariko abakurikiranira hafi inkuru zo muri Bibiliya. Inkuru ya Mukaroti si ubwa mbere yumvisha. Ni inkuru yanditse mu gitabo cy'Intangiriro, ibice 19, umurongo wa 26. Amateka avuga ukuntu Mukaroti yahindukiye areba inyuma by'akanya gato, ahinduka inkingi y'umunyu bitunguranye. Kugera n'ubu iyi nkingi iracyari muri Isiraheli, muri kano gace ka Sodoma. Amateka nk'ayabereye mu birometero bisaga 3833 uvuye mu Rwanda ugera muri Isiraheli. Ni urugendo byibura ruri hagati y'amasaha 10 cyangwa 11 n'iminota 32 kuva ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Israel i Ben Gurion ugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Turetse iyi nkuru, ahubwo hari n'izindi nkuru nyinshi zamamaye mu bwami bw'Abagiriki, nk'inkuru ya Niobe. Uyu bivugwa ko yari umwamikazi wakundaga kuvuga ndetse akirata kugira abana benshi kurusha ikigirwamana Leto wari nyina wa Apollo na Artemis. Nyuma y'ibi, imana zaje kurakara zica abana bose yirataga ko yabyaye. Uyu mwamikazi Niobe yaje kwicwa n'agahinda, ahungira ku musozi Cyprus, ari naho yaje guhindukira urutare. Uyu munsi aka gace akaba ari muri Manisa mu gihugu cya Turukiya. Kugera n'ubu uru rutare ruracyari muri kano gace ndetse rwitiriwe uyu mugore, hamwe n'izindi nyero nyinshi tuzagenda tugarukaho. Umwitwaga Halia wo mu gihugu cy'Ubuhinde, uyu yari umugore wa Gautama, nyuma aza kuvumwa ndetse ahinduka urutare nyuma yo gushokwa n'ikigirwamana Indra. Kubw'amahirwe uyu yaje kongera kubona ubuzima nyuma yo gukorwaho na Lord Rama. Uretse izi nkuru tumaze kuvuga haruguru, ahubwo amateka nk'aya mu Rwanda naho arahari, aho umukobwa wari muzima asanzwe abana n'abandi, akora imirimo, ahumeka nta burwayi, igihe yaraherekejwe n'ababyeyi bari kumwe, mu kanya nk'ako guhumbya yararigese agaruka ari urutare kugera n'ubu rugisurwa kandi rutangaza benshi mu barugezeho. Narahageze nanjye kuhareba kugira ngo byibura nanjye nshira amatsiko ndebe uwo mwari wa Musamo bavuga. Twari n'abantu benshi, twari nk'abadamu bageze nka muri 20. Uyu mukobwa witiriwe uyu musozi, amateka avuga ko avuka ku mwami Mashira. Bivugwa ko ako gace ariko yari gitiye mu gitaka hakavuka urutare bitewe no kwica kirazira z'umuco nyarwanda. Ese ni iyihe kirazira bishe? Ni gute wari umugore w'umwami wagombaga kuba afite abajyanama ndetse asobanukiwe neza ibyerekeye kirazira n'umuco? Umwana we ari we wabaye akabarore. Ni icyo abahanga mu by'ubumenyi babitekerezaho. Ikaze mu kiganiro ubumenyi n'amateka. Reka uyu munsi dutembere u Rwanda n'amateka adasanzwe ya ruranze. Ndi Jo Bahizi, mbahaye ikaze. Ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango, kakaba kamwe mu turere dufite ahantu nyaburanga na ndangamateka hazwi cyane ariko hatitabwaho. Aha harimo ahazwi nk'urutare rwa Kamegeri, umugina w'imvuzo, intango ya Rwabugiri, amasenga y'impyisi, umwari wa Musamo ari naho turi buganireho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, igisoro cya Ruganzu, iriba rya Mashira n'ahazwi ku izina rya Mwungeri wa Nyankaka.
Paruwasi Gatolika ya Ruhango yitabirwa cyane n'abakerarugendo baba baje mu rugendo nyobokamana ari benshi, usanga baza gusenga ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi ku munsi w'isengesho, bakahabonera umunezero, bagakira indwara nk'uko bamwe muri bo babihamya. Ariko ibindi bikorwa ntibigira abantu benshi cyane. Ruhango ikeye irimo imihanda, ari kubakwa imihanda mishyashya, amazu ari kuvugururwa, mbega n'abantu urabona barishimye, n'amasoro yabo arakeye nta kibazo. Ruhango ikeye niyo ntero muri kano karere, gusa abaturage ntibemeranya nabyo. Noneho nge nkaba nabaza nti ese impamvu bayita Ruhango ikeye ikintu kirimo kiyikesheje n'igiki? Reba nk'uyu muhanda, reba ukuntu umeze, nta kaburimbo irimo. Reba nk'ayo mafaranga baraza bakayaha hirya no hino ngo Ruhango igenje itengo irakeye. Ruhango nubwo batubwira ngo ni Ruhango ikeye, ntabwo Ruhango ikeye. Nubwo abaturage bavuga gutyo, gusa abayobozi bavuga ko Ruhango ikeye ari icyizere n'imitekerereze ikeye, atari y'amarange n'imihanda gusa. Ubundi Ruhango ikeye ni ifite igisobanuro bibiri. Abatabizi babyitiranya no gusiga amarangi gusa, ariko ntabwo ari byo. Igisobanuro cya mbere cya Ruhango ikeye ni ukugira imitekerereze myiza, imitekerereze irimo icyizere, imitekerereze irimo urukundo, irimo amahoro, irimo kubona ko byose bishoboka, ko byiza bishoboka. Icya kabiri kijyana nabyo ni ibikorwa bijyanye n'iyo mitekerereze. Kuvuga niba umuntu atekereza neza, ukora mu Ruhango atanga serivisi neza, uhinga azi ko agomba guhinga akeza byinshi, uworora akamenya uko ucuruza avuga ati ngomba gucururiza ahantu heza kandi hasa neza n'ibintu byiza abantu bakunda. Ruhango ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, kajyanye ku buso bwa kilometero 623, gahana imbibi na Muhanga iri mu majyaruguru, Nyanza mu majyepfo, Bugesera iherereye iburasirazuba, Kamonyi iherereye mu majyaruguru iburasirazuba, Nyamagabe mu majyepfo y'Iburengerazuba, na Karongi iherereye iburengerazuba. Ruhango igizwe n'imirenge 9, kandi buri murenge ufite umwihariko wawo watumye umenyekana. Urugero ni nk'umurenge wa Kinazi, Byimana, Bweramana, Mbuye, Ruhango, Mwendo, Kinihira, Ntongwe na Kabagari. Uretse imirenge 9, ahubwo Ruhango ifite utugari 59, harimo na kamwe kitiriwe Musamo kubera amateka turi buganireho, n'imidugudu isanga 533. Umwe muri iyo midugudu ni Mwari. Iryo zina twaryumvise ku bantu ba kera ngo hari umukobwa bagiye gushyingira, ageze aho ku Mwari ngo araharigitira, arigise hazamuka urwo rutare, umukobwa ntiyazamuka. Ngo ku mateka nanjye naravutse nsanga urwo rutare ariko rumeze, ariko ayo mateka bayambwiye. Uwo mukobwa nyine baje kumushyingira ahita arigita, arigise hazamuka urutare ruzamukana n'amabere, hanyuma y'ibyo ngibyo banyuze barahunga. Turi mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango, akagari ka Musamo, umudugudu witiriwe Mwari. Hari umusozi witwa ku mukobwa wa Musamo cyangwa Mwari wa Musamo uherereye muri kano karere. Uyu mukobwa witiriwe uyu musozi, amateka avuga ko avuka ku mwami Mashira. Bivugwa ko ku gace ariko yari gitiyemo mu gitaka hakavuka urutare bitewe no kwica kirazira z'umuco nyarwanda. Kugeza uyu munsi, iri ni ibuye rifite metero zisaga 2 mu burebure, gusa ku ruhande rwaryo hari ikibumbano cy'umukobwa gikozwe mu ibumba. Ni ikibumbano cy'umwari ufite mu mutwe imisatsi iteze nk'amasunzu, ndetse iki kibumbano cyambitswe ikanzu y'umweru irimo amabara y'imirongo y'umukara. Ushobora kwibaza itandukaniro ririmo hano bikakuyobera, gusa umwe mu bahakuriye ndetse basobanukiwe amateka araza kudufasha. Uyu we no mugabo wubatse hano, yaragerageje aravuga ati ko uyu mwari mu mateka yawo kumva ko wari uriho amabere bakaza kuwusagarira bakayahungura, ati wagerageza nkagenekereza nkashakisha uyu mwari agifite ibi bimenyetso byose uko yari ameze. None haragenekereza akora uyu nguyu kugira ngo agenekereze n'undi muntu yenda wagera aha azavuga ati umwari akimara kurigita hakazamuka urutare, azavuga ati umwari wari umeze gutya utaragira ibyangirika. Ni ukuvuga ko iki kibumbano gishya cyakozwe mu rwego rwo gusimbura no kugenekereza uko urutare rwa mbere rwari rumeze mbere yo kwangirika,
dore ko hasigaye igice cyo hasi gusa. Reka noneho tuganire kuri uyu mukobwa wahindutse urutare. Nubwo hari inyandiko nke hafi ya nazo zimuvugaho, gusa amateka agaragaza ko ibi bishobora kuba byarabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana ane na cumi na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana ane mirongo ine na kane ku ngoma yo wari umwami mu Nduga y'Ababanda mu Mashira wa Nkuba ya Sabugabo. Ngo nibwo uyu mukobwa witwaga Nyirangabe wari uzwi ku kazina ka Nyakwezi yarigise. Nyuma yo kurigita agahinduka urutare, ubukwe bwaje gusubikwa, ariko nyuma y'igihe gito umwami Mashira ahitamo gukomeza ubukwe ashyingira muri murumuna we Bwiza, nk'uko byemezwa na bamwe mu bashesha kanguhe bavukiye muri kano gace. Reka dusubire inyuma mu mateka tuganire kuri uyu Mashira n'abakobwa be. Igihe u Rwanda rwari rumaze kwigarurira uburiza n'ubwanacyambwe, rwari rusigaranye ibihugu bine by'ibituranyi bikomeye byari binahangayikishije ingoma nyiginya y'Igasabo. Muri ibyo bihugu harimo ingoma ya Nduga yari iherereye mu burengerazuba bw'ingoma y'Igasabo wambutse uruzi rwa Nyabarongo. Ubwami bwa Nduga bwari ubw'Ababanda, niyo mpamvu bakundaga kuyita Nduga y'Ababanda. Ingoma ngabe yabo yari Nyabihinda. Nduga y'Ababanda nacyo cyari igihugu kinini kandi gikomeye mu bihe byo hambere. Kugira ngo wumve ubunini bwa Nduga ngari, yari bumbatiye perefegitura ya Gitarama yose uko yakabaye. Uyu munsi ubu ni Muhanga, Kamonyi, Ruhango, ukongeraho na komine Nyabisindu, Shyanda, Ntyazo na Muyira ho muri Butare mu karere ka Nyanza n'agace gato ka Huye. Kugira ngo umwami w'u Rwanda yigarurire igihugu gikomeye gityo, habaye ubucakura bwo mu rwego rwo hejuru. Dore uko byagenze. Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi amaze kwima ingoma ahasaga mwaka w'igihumbi kimwe na magana ane na cumi na kane kugeza mwaka w'igihumbi kimwe na magana ane mirongo ine na kane, yihatiye kwigarurira Nduga y'Ababanda nayo iranga imubera ibamba, bigira naho Nduga igaba ibitero byambukiranya Nyabarongo. Mashira wa Nkuba ya Sabugabo wategekaga Nduga amaze kunanirana, Mibambwe wa mbere yigira inama yo kugirana nawe imimaro. Aya yari amasezerano yo kutarwana hagati y'ibihugu, byaremejwe mu mashyirahamwe ubwami bwa Nduga atyo. Nyuma yaho imishyikirano yarakomeye, haziraho no gushyingirana. Nuko Mashira arongora Nyirantorwa umukobwa wa Mibambwe wa mbere, naho Mibambwe wa mbere arongora Bwiza bwa Mashira budashirirora n'irongorwa. Icyo nicyo cyari igisingizo cye. Ndetse na Gendero ka Mibambwe wa mbere arongora Nyankeri ya Mashira. Ni ukuvuga ko yaba Bwiza bwa Mashira wagiye asimbura Nyirangabe wari wabaye urutare, Nyankeri ya Mashira na Nyirangabe wari uzwi ku kazina ka Nyakwezi, akaba ari nabo bahindutse iribuye turi kuvugaho uyu munsi. Aba bakobwa bose baravukanaga kandi bakaba bari abakobwa b'uburanga buhebuje. Gusa ku rundi ruhande, amateka avuga ko uyu Bwiza bwa Mashira budashirirora n'irongorwa yaje kubengukwa ndetse ashyingirwa n'igikomangoma Rugayi cyo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuganira ka Mibambwe bari inshuti cyane, akaza kumukura muri icyo gihugu abifashijwemo na Burundu. Ibintu byababaje Rugayi cyane bituma yiyahura mu Kanyaru ubwo yabonaga barenga, ari naho havuye imvugo yagiye Burundu na Bwiza. Tugarutse kuri Nyangabe wari uzwi ku kazina ka Nyakwezi kubera uburanga yari yihariye, yaje kubengukwa arahekwa igihe yaraherekejwe n'ababyeyi mu masaha y'umugoroba. Bageze muri kano gace yasabye kururutswa ngo yiherere ubundi aririre ubusugi bwe, ngo uko yakururutse yamanutse ubutaka bumusama, yaba ababyeyi be n'abari bamuherekeje. Nyuma yo gushoberwa barateruye barataha. Nyuma y'iminsi aho yari igitiye haje kumera urutare ruri mu ishusho ye, niba umwami Mashira yaciye iteka yuko nta mukobwa ugomba guherekezwa n'ababyeyi be igihe agiye gushyingirwa, agendeye ku byari byamubayeho ubwo yaraherekeje umukobwa we. Alice Murebwayire ni umukozi ukurikirana ibikorwa ndangamateka muri Ruhango. Tuzi ko Mashira yigeze gutegeka gutwara Induga mu gihe kinini cyane, mu gihe kigera mu myaka 10. Rero afite amateka menshi ahangaha mu gace k'Induga. Hanyuma umwari wa Musama ahubwo wenda niho haza guhura gato na Bwiza. Mwari ni mwene nyina wa Bwiza, ni umukobwa wa Mashira n'ubundi. Nk'ubu ku mwari wa Musamo hari kamwe mu turango tw'umuco kahakomotse, kuko nta mubyeyi uherekeza umwana we umukobwa we ugiye kurongorwa, cyane cyane mu muhango wo gutwikurura ujya ubibona ko kizira rwose ko hari umubyeyi ujyayo. Ndetse no mu yindi misango y'ubukwe gusaba hagaragara intumwa z'umuryango ko arizo zatumwe wenda ngo zize gusaba umugeni cyangwa ziheka umugeni, ariko ntabwo umubyeyi ashobora gukuvuga ngo nari mbahekeye wa mugeni mwansabye. Rero bifitanye isano n'amateka yo ku mwari wa Musamo. Noneho ibi bivuze ko nta muco bishe, kuko utari usanzweho, ahubwo kirazira ndetse n'umuco ugikoreshwa na benshi wavutse uyu munsi ndetse uvukira muri kano gace.
dore ko hemezwa ko na bimwe mu bikoresho by'abari bamuherekeje iryo joro bigenda bibumburwa uko iminsi itambuka, ndetse buri gikoresho kibonetse kibikwa ndetse kikabungwabungwa neza mu kurushaho gusobanurira abagendera kano gace bifuza kumenya amateka ndetse n'ibyahabaye. Yabikuye ku mwari yakenekaga umunyu niko nakubwiye, umunyu w'umurago aho uteka mu bishyimbo. Nakubwira ko ari ikintu bambaraga, abagore bambaraga hano mu bizigira bakitaga ingimba. Ntabwo ari byinshi, yagenda haboneka kamwe tubiri gutyo, ariko icyo gikomo cyo cyabaga kimeze gutyo. Abona kubera iminsi n'imyaka bishize myinshi cyatoye urugefi, ariko ni uko cyabaga gikoze. Ese abahanga mu bumenyi bw'isi n'imiterere yayo bo inkuru nk'izi bazitekerezaho iki? Ntabwo dushobora kuvuga nk'abantu b'abasiyantifike tuvuge ngo umuntu yararigise wamaze kurigika hanyuma ngo aza guhinduka urutare. Inkomoko yayo buriya amabuye ari amoko makuru atatu. Hari amabuye akomoka mu birunga, hari n'amabuye akomoka mu kuzimu ayo bita les roches magmatiques de profondeur. Uko imyaka igenda ishira, isuri igenda ikuraho agataka kari karutwikiriye, ukabona kugira ngo ahari urutare rurakura. Ririya rero ryo mu karere ka Ruhango ry'umwari wa Musama, buriya ryari rihasanzwe, ryatangiye kugaragara icyo gihe abantu bavuze ngo n'umukobwa ngo w'amashira ngo wahari igiti hanyuma agahinduka ibuye. Abasuye Isirayeli muri Bibiliya umwe bavuga umugore wa Loti wahindukiye akareba inyuma. Iryo biracyahari, ni nka ririya. Sodoma na Gomora byabayeho muri siyanse byabayeho, ariko habaye tremblement de terre ikomeye cyane, haba umujyi urasenywa urashira hahinduka la mer morte de Dead Sea. Uriya mukobwa rero bamusama nabo bamujyanye n'uwo mugore wa Loti, nawe nuko ameze haracyahari muri Isirayeli. Abahasura bakavuga ngo dore umugore wa Loti. Kugeza uyu munsi, aka ni kamwe mu duce tubumbatiye amateka agaragaza ingaruka zabaga iyo umunyarwanda yarengaga ku ndangagaciro ndetse na kirazira z'umuco w'igihugu. Kuri ubu kandi, nubwo muri kano gace hatabungabunzwe neza, gusa abatuye hano bahisemo kubaka iki kibumbano cy'umukobwa mu rwego rwo gusigasira amateka yabo, nk'uko ushinzwe ubukerarugendo no kubungabunga ahantu ndangamateka mu karere ka Ruhango nawe yemeza ko kurigita k'uwo mukobwa wa Mashira bifite aho bihuriye na kirazira by'umuco w'Abanyarwanda hamwe n'amateka y'ibyabereye hano muri kano gace. Uyu mudugudu waje kwitirirwa Mwari maze akagari gahabwa izina rya Musamo, kandi muri iyi myaka abahatuye bishimira iterambere bakesha imiyoborere myiza y'igihugu. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwemeza ko ku bufatanye n'inzego zibishinzwe bakomeje gushaka ubushobozi bwo kubungabunga ahantu hose muri aka karere habumbatiye amateka y'Abanyarwanda, ahari mu rutare rwa Kamegeri n'ahandi hose twigeze kuganira mu gutangira iki kiganiro cyacu, hemezwa ko hakorerwa ubukerarugendo. Iyi ni imwe mu nkuru zakomeje kwamamara ndetse no kumenyekana mu gihugu hose kubera impamvu nyinshi kandi zitandukanye, nk'uko uyu mukobwa yari igikomangomakazi aherekejwe n'ababyeyi, kuba ari bo bantu bagombaga kuba bumva ndetse basobanukiwe kirazira z'umuco nyarwanda neza kurusha abandi bose basigaye. Birashoboka ko aricyo cyaje ari nk'igihano kugira ngo bibere isomo n'abandi bose, cyangwa kikaba ari igitekerezo cyiza cyahererekanyijwe ibinyejana mu guha agaciro no kubaha kirazira z'umuco nyarwanda nk'uko bamwe babitekereza. Umunyemerere aba ari naho dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nawe ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Facebook, Instagram, YouTube n'ahandi hose. Ni Joe Bahizi, naho ubutaha. Shalom. Isi dutuye imaze imyaka irenga miliyari ibayeho. Hari abayinyuzeho bagize uruhare rukomeye ku byo tubona uyu munsi. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Indwara z'ibyorezo zikomeza kwisukiranya uko bwije n'uko bukeye. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. Ibikorwa by'ubwiyahuzi no kudahuza kw'amadini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. قذائف 22 جدا 17 يوليو 17 5 2013. الله أكبر الله أكبر. Ikoranabuhanga rigezweho bikekwa ko aryo rizarangiza ikiremwa muntu. At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. Hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye